Cyose tekereza boss aramusaze gasanga usinziye nkomeze mu kazi ndabonaga baramuroze kubera ko ukuntu aramukunze ntabwo ari gukwangwa yo ukunda umukozi wo mu rugo tujuru kazi yose ni ibiki mu byukuri cyura ngo agiye gutesha umutwe umva rwose ngiye sinzi ariko ushobora kuba wa mukozi wacu ko aragenda yigira gutya yes urashaka kurwanira nanjye harya ngo umusheri wanjye Cassius umva ngikarye ukumve umva no bitaruka umva zabura umurame izindi sample ugende uziye wa mukiriya noneho umubwire iyi ni premier quality cyangwa first quality iyi ikaba second quality
ni ukuvuga ngo arahitamo iyo ashaka, yihitiremo umukiriya ugomba kumuha amahirwe yo kugira ibyo ahitamo, kandi muri gukora neza. Abakiriya mubite mumenye nibo badutunze, niyo mpamvu umushahara waboneka, niyo mpamvu nanjye uruganda rukomeza kwaguka. Sawa boss, ndagukorera neza. Sasa Joli, urabizi yuko turi abakristo. Nubwo dukora hano iyi kampani tuyikoramo nk'abakristo. Ngira ngo wowe ubasha kubyumva cyane. Hari misiyo nshaka kuguha. Nari mubwiye ngo mission mfite nshaka kuguha birakomeye, ariko nta nubwo ikomeye cyane. Hari umwana w'umukobwa yarambabaje cyane. Umwana nkunda kumubona yasinze avuye mu mabuwate de nuit, ubona ni umwana w'umukobwa ukiri muto. Naragerageje ndamubwiriza byaranze. Urabizi nk'abakristo nicyo kintu tuba tugomba gukora. Umusuri wabo biranga. Ndashaka rero umfashe tugire icyo dukora. Gute bose? Ntabwo ndi kubyumva neza nsobanura. Ikintu nshaka kunkorera, hari amahirwe ya nyuma nshaka kugerageza. N'ibyanga nzamenye yuko igihe cye cyo gukizwa atari iki ngiki. Ngira ngo urabizi yuko dusaba kuba umusemburo kandi tukari imbuto nziza. Kandi ni ukuri inshingano zacu cyangwa misiyo yacu nk'abakristo hano ku isi, Yesu yaduhaye no kwamamaza ubwami bwiwe. Icyerekezo ufite ni cyiza, kandi ni ukuri uwo mutima ugira abantu bakeya. Nanjye niteguye gufasha muri byose. Natwe ku rusengero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo uzane umwe kuri Yesu. Birahagije no gushaka za nama zagiye zizimira Yesu yavuze. Niteguye kugufasha, ubufasha bwose. Icyo nicyo ngukundira cyane. Noneho reka nkwereke rero, ndashaka tumuhe akazi. Uri kubyumva? Cyane. Ariko noneho nitumuhe akazi, sinshaka amenye ko ndi bose. Uyu munsi kuva agera hano ntabwo nkiri bose, urabaye bose. Nzakubwiye tuzatangariza yuko nyine tuzamwereka ko ndi bose, kuko hari misiyo mfite. Ikindi ngiye kugutumaho, ngiye kumugutumaho nkwereke iwabo, ugende umuhe akazi nka bose, sibyo? Kuko njye ngiye yabimenye bose. Ukuri nubwo bikomeye, urabizi ahangaha ugerageza kudufata nk'abavandimwe bawe. Ntabwo meze nk'abandi ba bose bose tubona. Erega muri nabo. Nanjye niteguye gufasha nubwo bikomeye. Ni ukuri ngo ndayikwemereye. Sawa. Murakoze. Dokumenti z'amakomande. Amakomande ya ryari? Yakozwe ejo. Okay. Bose ngo ni umukristo da. Hasi uriya mukobwa w'umusinzi yamuciye iki? Ya mukobwa ntandusha amashuri, akuwiteka uzandenge. Umukobwa w'ikirara nk'uriya nawe akandusha guhabwa umwanya mwiza muri kampani nkora y'imyaka ingana gutya. Ntago sindi kumva icyo mbura, ariko wa mukobwa we wowe turaza kubonana ugenge kabisa.
naye upfukamye aha ngaha bisobanura iki? ni ukuri ndashaka kwihana pe pasiteri yaranyigishije ntabwo kumva uriya sinari nzi yuko ari bosi wanjye pe ntabyo nari nzi yazaga mbwira ibintu bya yesu ariko nanga kumva yanyitangiye kenshi yangishije kenshi nanga kumva ni ukuri mumbabarire ntabwo ari ibyo wamwishe pe none bigaruye amazi yarenze inkombe. ubu nanjye nabuze icyo nakora mumbabarire ni ukuri ntabwo ari njye wamwishe. Imana ari umukozi w'umuhanga nshuti zanjye, kuba yemeye ko bose wacu agenda, bose wacu ari icyitegererezo muri twese, ikarokora umunyabyaha nkawe, wari indaya, wari umusambanyi, wari umusinzi, Imana kirahambaye nuko Imana yacu ntihaye icyubahiro, umukozi w'umuhanga. Haleluya. wese kandi bitewe uturutse hehe? nanjye nyine njemo hano ndashakaga ayo mazi. ariko ubundi wowe ubona uzagendaho kugeza ryari? igihe wahereye ugendaho nizeye ko utaje kubwira ibyo ariko ikintu mbashaka urabikiza, ndashaka ko ukurikira Yesu, sibyo? hanyuma amazi yakuye he? ayo mazi nyavanye hano cyane baraza kuguhaya uborera ku mazi se nta neza waretse mbabarira amazi yanjye, sibyo? neza amazi yanjye ndakwingiza mbabarira amazi yanjye. uyashaka neza amazi yanjye Wa cyangwa niba uyashaka umweregere ntabwo